Yesu nashimwe cyane. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Duhawe undi munsi, indi neza Imana itweretse kuri uyu munsi n'intambwe nshya dutejwe. Reka dushimire Imana. Turagushimye Mwami nyir'ijuru n'isi. Ni ukuri ubwami bwawe nibuze hano mu byo dukora. Tuyoborwe nawe, tugire imitekerereze ushaka, dukore ubushake bwawe, uturinde kwiyobora. Nutavuga uduhe gutegereza kugeza utubwiye Mwami. Urakoze kubw'uyu munsi mushya. Nuwuduhe kandi uduhe kuwukoreramo ubushake bwawe. Mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha kandi kugire neza. Ikaze mu ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Imana yongeye kutugira neza iduhaye uyu munsi. Reka dusome urwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Abakorinto igice cya 12 umurongo w'9. Bibiliya iravuga ngo ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezezwa cyane no kwirata intege nke zanjye ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Amen. Ndi kwifuza ko Imana iduha gusobanukirwa ubuntu bwayo n'ineza yayo kugeza tuvuye mu mitekerereze iri analogue dufite ariko twe twibwira ko ariyo iri digitali, tukinjira mu mitekerereze mizima Imana koko ishaka ko tumenya. Iyo umuntu yabonye ubuntu bw'Imana, ikintu cya mbere ubuntu bw'Imana bukora buvana umuntu mu byaha. Noti guhora akora ibyaha ngo afite imbabazi z'Imana. Paulo yaravuze ngo ntabwo ubuntu bwa Kristo tubuherewe kugira ngo dukore ibyaha bisage. Ubu buntu ni ikaze rihoraho. Look. Iyo usomye inkuru y'umwana w'ikirara, Bibiliya iravuga ngo agarutse ise yakoresheje ikirori cyo kumwakira. Normally ibyaha dukora mu maso y'Imana ni ikintu kiba giteye ipfunwe ku buryo kongera kugaruka mu maso y'Imana nta muntu wabyishoboza. Hanyuma Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yagerageje kutwereka imbabazi zayo. Iravuga ngo nubwo ibyo wakoze bingana nko kunyaka umunani wawe ukagenda, ndabizi ibyo wahuriyeyo nabyo, ndabizi byarakugoye, ndabizi byarakuvunnye, ariko nushaka kugaruka agatima nikagaruka wigira ubwoba. Ndacyagufitiye imbabazi, ndacyagufitiye urukundo n'ubuntu ngufitiye, ni amarembo agikinguye. Agarutse Bibiliya iravuga ngo umusaza yabuze icyo avuga. He was quiet. Hallelujah. Igihe kimwe yo experience imaze kuba nini, amagambo atangira kugabanyuka. You start to observe. Sometimes iyo tukiri mu bihe by'imbaraga iminwa yacu ibikora, we are able to pray, ariko hari igihe kigera ugatangira kujya uramisha Imana umutima kuko umaze kubona imirimo, ibyo kuvuga byagwiriye ku buryo utangiye kubona akanwa katabisohora vuba vuba, aho ukavuga ngo reka nkoresha isoko yabyo mbyerekane. Iteka Satani aba ashaka ko umuntu agwa mu cyaha. Bibiliya iravuga ngo irari riratwita rikabyara icyaha kikajyana umuntu mu rupfu. Iteka ryose iyo Satani agushije umuntu mu cyaha, agerageza gukomeza amwibutsa kugira ngo akubuze concentration ku byo wari urimo gukora. Nimba ari ubufasha bwose wakaga Imana, akakomeza kwibutsa cya cyaha agikoresha nk'imbogamizi iri butume utabona ubwiza bw'Imana.
umuririmbyi w'120 avuga ngo Satani iyo anyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha, ni ukuvuga ngo imwe mu mpamvu ituma Satani akomeza yibutsa umuntu gukiranirwa kwe ni ukugira ngo amwihebeshe, kuko Kristo azi ko Satani afite ubwo bushobozi bwo kwihebesha umuntu akoresheje ibyaha by'ahahise, akoresheje ahahise hawe, akoresheje amateka yawe mabi, akoresheje ibyo abantu bakuziho, akoresheje ibyo abantu bakwanditseho, akoresheje amagambo wigeze kuvuga igihe runaka. Kristo ibyo bintu arabisobanukiwe, Kristo ayo makuru arayafite, Yesu ibyo bintu arabizi ko Satani ajya agerageza gukoresha ahahise w'umuntu ashaka kumusobanura, ariko aravugana nawe ngo ntiwihebe, araguhakaniye ngo ntubure amahoro, araguhakaniye ngo ntubure ibyiringiro, araguhakaniye ngo ntubure ibitotsi, kubera ko bamenya ahahise hawe, kubera ko bari kugukangisha ahahise hawe. Satani ntakomeze kuhakoresha. Ubuntu Imana igufitiye, imbabazi n'urukundo Kristo agufitiye biraguhagije nijoro, biraguhagije ku manywa, biraguhagije akazi gahari, biraguhagije wakabuze, wikwanga no kuba bakwirukanye, witerwa ubwoba no kuba ntacyo ufite cyo gukora uyu munsi. Ubuntu bwa Kristo burabasha kubikunyuzamo, buraguhuza n'abantu b'umumaro. Listen to me, oh my God. Ubu buntu buraguhagije. Ni izihe mbaraga zituma umugabo ajya mu rwobo rw'intare akamaramo iminsi 3 atarapanika, atariheba, ataraturika ngo arararira? Bibiliya ntabwo ivuga ngo Danieli yagezemo araganya, no. Ntabwo ivuga ngo yagezemo akajya arararira yihebye, no. Ntabwo ivuga ngo yagezemo ngo atangira kwisabira urupfu, no. Umugabo yari agikomeye, yari agishikamye, yari agitumbiriye Imana, azi imbaraga z'ubuntu bwa Kristo. Ubuntu bwa Kristo burakomeye, ubuntu bwa Kristo ntibusanzwe, bujya bwuzuza ubuzima bw'abantu. Nibukuzuze mu byo uri gucamo, nibukuzuze muri iyi minsi, nibwuzuze ibibazo by'umuryango wawe byanze gukemuka, nibwuzuze ibibazo by'ubuzima bwawe byanze gukemuka. In the name of Jesus, this grace is sufficient for you. Ubu buntu bwe buraguhagije. Petero amaze kubimenya abwira Abafilipi, arababwira ngo nzi kubaho muri bike, ngo ariko nzi no kubaho muri byinshi. Ngo nzi kubaho mu nzara, nzi kubaho ibiryo bihari, nzi kubaho mu bukene, nzi kubaho amafaranga ahari. Yari arimo asobanura uburyo ubuntu bw'Imana bwubaka umukristo, bukamwubaka guca mu bihe, akambara umuco wo gushima atitaye ku bihe, kuko aba yaramenye ko atakiri umuntu ukangwa n'ibihe, kuko avugana na nyir'ibihe. Iyo wabonye ubu buntu bwa Kristo ukabusobanukirwa, ntabwo wongera gukangwa n'impinduka z'ibihe bitewe n'uburyo ibihe biri guhinduka, kuko uba ufite access ituma igihe cyose uvugana na nyir'ibihe. Iyo ibihe byahindutse ntabwo ikibazo gituye ibihe, ahubwo ujya kubwira nyir'ibihe. Pawulo aravuga ngo rero kuko nyir'ibihe tuba turi kumwe, nzi ubuntu bwe butunga umuntu muri bike, bukamutunga muri byinshi, bukamutunga mu bukene, bukamutunga mu bukire, bukamutunga mu minsi mibi, bukamutunga no mu minsi myiza. Hari iminsi y'ubwirabure n'iminsi yo guseka. Aravuga ngo ibyo byose nabashije kubicamo. Ubu buntu bwa Kristo nibuhaza ubuzima bwawe, nibuhaza umuryango wawe, nibuhaza imibereho yawe, nibuhaza ahazaza hawe. Lande brekadeshaka inkaya dekede brekadesha. Ubu buntu bwe nibukuzuze, ubu buntu bwe nibugukomeze, nibukunyuze mu bikomeye ubona utacamo, nibukurenza ibikomeye ubona utarenga, nibukuzuze bukubake by'ukuri. Kristo agaragare nk'aho ari we shingiro ry'ubuzima bwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. God bless
you